Amakuru yabisa. Amakuru ni sawa ngewe ubu nawe amakuru ni meza cyane kabisa. Twishimiye kuba mwakira ubutumire abakunzi ba Match TV show barifuje ko tubatumira namwe tukabatumira mukaba mwatwitabye kabisa. Nibyo gaciro abasesenguzi twari dukumbuye tunakunda cyane icyo ngo tuganire noneho ibintu bibera iwacu muri Kongo. Twese turabakongomani, ngende umukongomani, ndabizi neza ko namwe muri abakongomani, ndagira ngo nibura tubashe kuba twaganira ku byahariwe mu rugo uvuko, turebe impamvu barabavandimwe bari kurwana. Twese turayizi ariko abatayizi cyane turi kuganire twibaza kuki ari ibice bafashe ari n'ibyo batari gufata. By'umwihariko narindi mu kubivuga ibyo tugiye kuganira, ariko abakunzi bacu muraza kubibwira amazina nk'isanzwe, ntabwo ndivuga amazina yanyu kuko nibo banambwiye ngo mbakirutse batumire, nicyo gihe rero ngo mubibwire. Yego, murakoze cyane. Amazina nitwa Mugiraneza Mwirane, nkuko wabivuze ndi umukongomani, aba naravukiye muri Kongo kabone nubwo bamwe batabyemera. Murakoze. nawe nitwa Gatanazi, ndi umukongomani nubwo hari abazi ko tutari abakongomani kubera uko dusa cyangwa se uko tuvuga, ariko ku umutima wanjye uranyizeza, uranampamiriza ko ngewe ndi umukongomani. Birumvikana kabisa, ujye winishima no kuba uri umukongomani cyane, nawe wabirwanisha cyane rwose, cyane ibyo n'abavandimwe bari kurwanira. By'umwihariko rero ngira ngo mbose kuri iki kibazo cy'abantu bose bari mu gihira bibaza kuki intare za Sarambwe ari ahantu zafashe, hari naho zageze zafashe Goma. Urumva ni igikorwa gikomeye, zifata Bukavu ni igikorwa gikomeye, n'ahandi hose zafashe ni igikorwa gikomeye. Kuki Uvira batayifata? Ni iki kintu mwebwe muba mubibonamo kuba badafata Uvira? Muri make kuba intare za Sarambwe zaje zikenewe muri make, cyari igihe gikwiriye ko zaza, ko hari byinshi zari zije gukemura. Dushatse kuvuga yuko twahuye n'ingorane, twebwe tutahuye n'izo ngabo za Sarambwe, ntabwo twagize ihohoterwa rikomeye cyane. Ariko kugeza igihe muri buno buryo bwo ingabo za Sarambwe ho ziri, abantu baho bafite umutekano. Twe twarahunze, turahunga bitewe n'abaturwanyaga nyine batuziza icyo turi cyo. Ariko buno ho ingabo za Sarambwe ho ziri, ho zafashe, abaturage baho bameze neza, baranezerewe. Rero kuri icyo kibazo cyuvuze ko kuki batarafata Uvira, ni igihe kitaragera, kuko igihe nikigera uko bafashe Goma, imbaraga bari bafite, ubushake bari bafite, n'ubundi baracyabufite. Murakoze. Umuvandimwe Gatanazi, nawe igisubizo ni cyacyo cy'ubuzo gukenera uko ikibazo nacyo ni igisubizo kimwe dutaka ikibazo. Impamvu Uvira se idafatwa? Yego, ngewe rero by'umwihariko na Gisangani, Gisangani ntago ndi wivugeho cyane kuko nta bumenyi bwinshi ku bijyanye na Gisangani nyifite, ariko kuri Uvira ho ntekereza ko hari ibintu byinshi. No kuvuga ngo urabizi ko niba nko mu bintu bya self defense, no kuvuga muri self defense, burya defense ni ikintu kiba mu gisirikare. Sinzi niba uriko byumva, igisirikare cyose kiba gifite ijambo bita defense. Self defense ni ijambo rikoreshwa muri tactique se z'ubwirinzi cyangwa se combat, kurwana. No kuvuga ngo rero muri self defense igira level icyambere. Ushobora kugira self defense yo kuvuga iti reka nirinde ko iyi ntambara ibaho, ariko uko kwirinda iyo ntambara uba udefandinze ibintu bibiri. Uba udefandinze wari ugiye kurwana nawe, ariko nawe ubwawe ugize gute,
uba widefendinze kuko ntago uzahura n'ingaruka zo kurwana utarwanya. Ariko nawe ugiye kurwana nabo hari igihe ushobora n'urugero ushobora gukubita umuntu ukamwica cyangwa se ushobora gukubita umuntu ukamuvuna, ugasanga ingaruka ni wowe uri kudiringa nazo. So njyewe ikintu njya mbona kibera Uvira mu by'ukuri ni nko kwirinda articulation yo kugira ngo habeho kuko intambara iramutse ibereye Uvira ntago yaba ikiri intambara yo mu gihugu kimwe, noneho ahubwo bigiye kuba intambara y'ibihugu bitatu. Haba hagiye kubamo triangle y'intambara, haba hagiye kubamo kuko Uvira iri hafi y'umurwa w'u Burundi, uri kunyumva? Ariko noneho hari urabizi ko M23 aho ziri kurwanira ni hakurya muri Congo, ariko nubwo Uvira iteganye n'u Rwanda, Uvira iteganye na Congo, bivuze ngo rero haramutse habereye intambara yabera mu bihugu bitatu. Kandi aho kugira ngo iyo ntambara ibe mu bihugu bitatu, abanyabwenge bo babona ko icyazana igisubizo ntabwo ari iyo ntambara yo gushyira intambara hagati y'ibihugu bitatu, ahubwo hari ibindi bintu byinshi byazana igisubizo. Nkaba nimvisha ko ariyo mpamvu rero Uvira itagira, kubera ko harimo diplomatic issues, harimo ibintu bigomba kureba. Ntabwo uzaba uri kurwana n'u Burundi gusa, bazaba bari kurwana na allies b'u Burundi. Allies ni abantu baba bafite ibikorwa byabo mu Burundi, bashaka kubisigasira no kubirindira mu Burundi, nabo bazisanga muri iyo ntambara, urakumva? Ariko noneho urumva intambara izaba ivuye muri Congo, ive ku bantu barwanira uburenganzira bwabo nk'abakongomani, noneho ijye no mu Burundi. Ubwo rero ni uburyo navuga ngo ni nka defense yo kwirinda izo articulation ko zibaho. Niko kuntu mbitekereza. Igisubizo utanze kabisa, abantu ibisubizo mutanze bifite umucyo, kubera ko nanze ucishe mu ijisho mbona impamvu y'umuganzo tudafata Uvira nangwa Goma, I mean Gisangane ari impamvu yo kuvuga ngo babanze bibaka bikomeye, banirinda kuba bakoramwe amakosa, kugira ngo niba ariko mbona ko hari n'igihe kizagera nyine bakaba bafata bitewe nuko bazaba bamaze kwiorganiza kandi babonye n'iki biganiro. Gusa njya numva nanone ngo Kisangani buriya ngo nibyo bihaha, sinzi niba ari Kisangani, mumbwire neza, nibyo bihaha ngo by'amabuye y'agaciro muri kariya gace. Sinzi niba hari undi mujyi, niko babivuga, niko nyabyumva. Ni ahantu harimo amabuye, ahantu rero hacukurwa zahabu, hacukurwa amabuye y'agaciro buri gihe. Njye buretse mbikubwira ukuntu nabibonye, ni ahantu wagira ngo Satani aba ahatuye, uri kumva? Ni ahantu kuko abantu baba bafitemo utuboko twabo muri biriya binombe ni benshi cyane. Rero kugira ngo bapfe kuhafata gusa, hari igihe basanga bari guharanira uburenganzira bw'abakongomani, ariko kariya gace gafitemo aba investors baje barahagira batagomba kurenganywa ngo imitungo yabo ipfe kugenda gutyo. Rero intare zasarambwe zo ziri smart, ntago kuko nizibikora nizivuge ziti wenda duteye Gisangani habereye intambara, uri kumva hari international levels ziri, kuko urumva niho hantu ngo ni ibihaha by'amabuye y'agaciro. Niba rero hariyo abantu ama companies investinze, M23 iramutse intare zasarambwe zihageze zikahakabera intambara, bisanga none bafitanye intambara na international community. Kandi bo ikintu birinda ni ukugirana intambara iciye ukubiri no kuvuga bati bo turi kurwanira uburenganzira bwacu nk'aba Kongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Cyane rwose. Oya n'ikindi nakongeraho kuvuga ngo ingabo za Sarambwe ntago zaje zishaka amabuye, ahubwo zaje zishaka umutekano w'abakongomani babuze, ku uburenganzira, abantu bicwa, babuzwa ibyabo, kuko iyo bashaka amabuye baba barakurikiye aho amabuye y'agaciro. Ariko bibanda ahubwo cyane bibanda ahantu hari abaturage, aha bavandimwe bacu baturutse cyane rwose, yani kumbona rwose. Bivuze ngo rero M23
ubundi hari gahunda y'uko intare za Sarambwe hari irindi zina ryo numva bahise bayihereza ariko kuvuga ngo kina nguvu sana. Amazina yo ni menshi nanjye njya nkunda kubita ngo ni ingabo zikeye, buri wese rero ushatse uzita uko ushaka. Ni ingabo zikeye, ni icyo wiyumvamo ku mutima wawe uko wabita. N'abandi bazavuga ni abarengezi, n'ababita ba Mose. Ibyo byose biterwa n'uko weho ubwawe wiyumva akamaro bagufite. Erega hari n'abajya babita inkotanyi, nabyo tujye tubivuga. Hari n'abajya bavuga ngo ni abanyarwanda, niko media zibivuga, ariko iyo bije mu bintu by'ururimi ubundi reka nze tunabivugeho kuko nta mupaka dufite muri kino kiganiro wo kuvuga ku bintu. Iyo umuntu uvuga iringara yiyumvisha ko we kuba avuga iringara aricyo kimugira umukongomani, iringara ntabwo ari igihugu, iringara ntabwo ari nationalite, iringara ntabwo bavuze ngo Kongo niyo abantu bavuga igikongo, ubwo abanyaringara se baba bakiri abakongomani? Ntabwo rero impamvu abantu bakunze kubita se ngo ni abanyarwanda cyangwa n'iki, ni uko ibyo baharanira bijya gusa cyangwa bifite nk'aho bijya guhurira na histoire y'ibyo abanyarwanda baciyemo bitewe n'amoko nabo. Ariko hari n'ikindi mbona abakongomani bibagiza, ariko surtout abayobozi, kuko abakongomani burya ntago ari abantu babi cyane, ahubwo ubuyobozi nibwo bubi. Bo biyumvisha bavuga ko twebwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda tutari abakongomani, bagahagikisha bavuga ko twebwe turi abanyarwanda. Mbona icyo kibazo cyaraturutse mu bayobozi, kuko abakongomani hari abo twiganye kandi twiganaga tumeze neza, hari abo twari duturanye twari tubanye neza kandi ari abakongomani, ariko byaje bituruka hejuru bigera ku baturage bo hasi. Njye mbona umuti munini cyane, ariko abayobozi babanza bahinduka bakiyumvisha ko natwe twebwe bavuga ururimi rw'ikinyarwanda natwe dufite uburenganzira bwo kuba turi abakongomani, kandi tukaba twemera yuko n'amaraso yacu ashobora kuzaza. Ariko ukiri aho ngaho njye hari ikintu njya nkunda kwibaza, ni ukuri bariya bakongomani tujya tubona ku mbuga nkoranyambaga za Facebook, za Twitter na hehe, bakuvuga ngo twa Rwanda kwa ubundi bariya bo sinzi uko ninde washyizeho umukongomani wemeza ko ari we wemeza ko umukongomani ari umukongomani? Ninde wabashyizeho kugira ngo abakongomani bemeze abakongomani batari abakongomani? Kuko ni iki se? Ni abanative se kuturusha? Ntabwo ari abanative kuturusha. Buriya ni ukuvuga ngo Kongo nuyireba ihana imipaka n'ibihugu 8. Njya nkunda kubisubiramo cyane, ihana imipaka n'ibihugu 8. Ibi rero ntabwo abantu batagiye bambuka imipaka cyane ngo bambuke imipaka irenze imwe. Hari abantu bambutse umupaka umwe cyangwa 2 cyangwa 3 nuko, ariko umuntu wambutse imipaka irenze 3 n'itanu, ikintu cya mbere uzasanga kuri buri mupaka igihugu kiba gisangiye n'ikindi ururimi cyane rwose. Buriya ukurikiranye neza, ugakurikirana bano bavuga iringara, ukabakurikirana neza, kuko ntago baturuka ahantu hamwe, nabo baturuka ahantu hatandukanye. Ugiye ukabakurikirana wasanga ari abaturuka muri za Central Africa, wasanga ari abasekuruza babo baturutse za Cameroon, za Gabo, kuko bavuga iringara n'igifaransa. Bavuga iringara n'igifaransa, ntabwo bavuga igikongo. Nta rurimi rubaho rwitwa igikongo. Rukumva natwe rero twisanze tuvuga ikinyarwanda kuko turi hafi y'umupaka w'u Rwanda. Mu rurimi rw'amahanga turi victim of situation. N'urugero, niba ubyaye umwana, ukabyara umwana akavuka agahora arira, arizwa nuko we n'umudamu wawe muhoranye ku nkeke. Uriya mwana ntabwo yahisemo buriya buzima, ahubwo uriya mwana yisanze muri ubwo buzima, yisanze ni indenganywa y'ibihe yisanzemo, yarenganyijwe n'ibihe yisanzemo. Natwe rero kuvuga ngo bariya bavuga ngo nta nubwo njya nkunda ese bande, ubundi iyo turi kuvuga ngo abakongomani njye numva turi kubita abakongomani kuturusha, ariko ninde wabahaye
ninde wabahaye kuba abakongomani bashyiraho abakongomani? bande se Kuko njyewe umbajije mvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko mu Rwanda uretse kuba nahashyingirwa nkagira umudamu nkagira umwana, amaraso yanjye n'umutima wanjye n'imigendere yanjye ni ibikongomani. kabisa urakoze cyane. Ubwo icyo nari ngarutseho rero nagiraga ngo abantu bashake kumva nuko umuntu ajya aca mu ngero cyane, bariya nabo ntabwo ari abakongomani kuturusha. Nkuko navuze ku kintu cy'umupaka, ni ikintu cy'ingenzi. Wambutse imipaka wasanga bariya abantu yaraje yisangayo, ba sekuru baraza bagira gutya muri za 50 na kangahe bisangayo, ariko nta rurimi rw'urukongo rubaho, ngo ururimi rwitwa Kikongo. Bavuga igiswahili wagisanga Tanzania, Kenya, Uganda. Ururimi twavuga ngo bihariyeho ni Lingala, kuko igifaransa kivugwa n'ahandi n'abantu hatandukanye. Ese Lingala ni hehe? Reka nze ngarukira aho ngaho. Urakoze cyane uvuga ku ndimi. Bamugani batuziza nyine kuba tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, kuba turi Rwandafone, ariko muri Congo niba nibesha niga muri Congo numvaga ngo hari indimi zigana muri 300 na indimi 300 na ni kuki bagenda bakipetera ku kinyarwanda cyane. Ni rwa rwango rwaje, ariko cyane cyane urwango rwaje muri Congo ruhereye ku bantu bari basize bari bavuye mu Rwanda bakoze bakoze bara mu Rwanda, noneho baraje baza bafite wa mutima wawucengeza mu bakongomani, noneho banga abarwanda fomu cyane. Rukumvikana? Okay, ndabyumva kabisa. By'umwihariko rero nakoze cyane kuri uwo sesenguzi mudukoreye kuri kiganiro mubashije kwa mwaganiriza abakunzi bacu. Uwo sesenguzi mubahaye kabisa, no kuvuga ngo tuzakomeza dukorana buri munsi kwa kangahe, tuzajya tureba uburyo twakwiyaranga tukabagezaho ikiganiro nibura tukaganira. Hari ikintu mbere yuko ufunga wenda narigize ngo nkomoze ku cyo umuvandimwe yaravuze, ngo mbese kubera iki Kinyarwanda ari cyo kipevera. Uzakurikirane, njyewe nta nubwo ari no muri Congo, umunyarwanda ahantu hose mu bihugu bya Afurika, ahantu hose umunyarwanda agiye arangwa. Ndabikubwira, njyewe maze kugera mu bihugu bigera byibuze nko kuri 7 cyangwa 8 byo muri Afurika. Umunyarwanda hano necessary ntabwo ari urwango, niba navuga ngo ni ishyari, nukuvuga ngo, kandi nibyo koko ikintu umunyarwanda uvuga ururimi rw'ikinyarwanda yangirwa, njyewe njya mbona n'ubwenge, bazizwa ubwenge, kandi bifite aho bihuriye n'amateka y'ubukoroni n'amateka yahatubanjirije. Nukuvuga ngo kera kugira ngo umukoroni yinjire mu gihugu yazanaga ibintu nka ruswa. So let's say umukozi akaza akakuzanira iki, reka nze dufata urugero rwihusera, isukari. Reka tuvuge isukari iroroshye cyane kuko barayikoresha cyane. Yazana isukari akaza, kuko hari muri za 20, 10 ni ibihe byahashize. Umukoroni yazana isukari agahereza uyu mugabo akamubwira ati tirigata wumva ukuntu iryoshye. Yarya akavuga ati iraryoshye. Noneho bakamubwira bati ngi rero tuzatuguha ushyira mu gikoma. Yashyira mu gikoma akumva igikoma cyari gishaririye kiraryoshye cyane. Bakamubwira bati rero ati ubu ni ubuzima bwiza, ubu ni iki. Ariko icyo babaga bagambiriye ntago ari ni intambara y'umutwe yo mu bitekerezo. Uwukoronizwa akarya isukari yibagiye ko ari uhinga igisheke. Sinzi niba uri kubyumva. Ni intambara y'ibitekerezo n'umutima. Ukoresheje isukari akibagirwa ko ari we uhinga igisheke. Ejo bakaza bakavuga bati dore mwambarimo, mujya mwambarimo. None bakamuzana agapantaro bwa mbere
ni ubwa mbere ashyizemo agakabutura n'agapantaro, ba bandi bambara impu bakavuga bati twabonye umuntu wirabura yambaye ikabutura, kuri we kumva ni ipeti. Noneho byamara kuba byinshi sasa bivuye ku myambaro, bigeze ku kuba nawe yemerewe kuba yagenda ku ngamiya, bigeze ku kuba yemerewe kuba nawe yakora nk'ibyo n'abandi n'uduki ibyo no akaba tayari yo kugurisha mwene wabo kugira ngo bajye mu buretwa. Sinzi niba uri kubyumva. Noneho uko yamaze kumwe akavuga ati ubu nzajya ndya isukari nanjye nk'ababose, ubu nzarya umunyu, ubu nzajya nambara ipantaro. Ubu rero ikintu gisigaye noneho ni ukugira gute, ni ugushaka uburyo ubu buzima bumentaininga kugira ngo ntazasubira nkajya nambara uruhu. Ni ugukora igishoboka cyose rero umukoroni we yarazaga akakubwira ati mpereza mwene wanyu cyangwa bene wanyu 2 batatu, nshaka abasore bangahe. Noneho ikintu cyabagaho burya ngo mu Rwanda iyo systeme yaraferinze. Ese ibyo bintu byatangiye byari ntabwo ari mu Rwanda gusa, rega ni muri Afurika yose. Byatangiye mu myaka y'abakoloni. Ibaze ku isi nta muriro uriho, nta sukari, nta modoka zari zaza, abakungu bakigendera ku mafarasi. Nyine ishyire muri iyo si wikwishyira muri aka kanya. Ni ukuvuga ngo rero ukuntu byagiye abanyarwanda burya bo ngo ntago byakunze mu banyarwanda bose, ntago ndi kuvuga ngo ntago byakunze mu banyarwanda, byabaye ku isi hose, byabaye muri Afurika hose, muri Afurika hose mu bihugu 54 hose byageze. Ubundi none se urashaka kumbwira ubundi abazungu badukoronije gute? Abazungu badukoronije buriya wafata abasore 5 wafata abasore 5 wafata abasore 5 iyo telefone muyihorere rwose nta kibazo, bari kumpamagara bihorere, ndabimenye igihe ndi bubitabire, ntugire ikibazo. Noneho abakoroni bageze mu Rwanda, ngo abanyarwanda bo bagiraga kakano ko gutekereza like ko se isukari, abanyarwanda bari bafite ubushishozi. Abandi banyafurika bo bagendaga gutya nk'umukumbi w'intama, ariko ngo abanyarwanda bo havagamo 1 cyangwa 2 cyangwa 3. Mu Rwanda niho uzumva ngo umwami yavuye mu Bubiligi azazanye imbunda batabizi. Uri kumva bagiraga ubushishozi, bagiye kumwica bamaze kumenya yuko yagize igisirikare, yamaze kugira igisirikare gikuru. Ayo ni amateka, ntabwo ari njyewe ubivuze, n'ibindi mujye mubyumva. Rero ubushishozi bwarangaga abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku buryo utabusanga, kandi ubwo bushishozi buracyariho n'ubu ngubu, buracyariho kugeza no muri 2025 iyo ugiye mu bindi bihugu. Kubera ko ni uzarebe buri umunyarwanda, nabaye mu gihugu cya Tanzania, nageze no mu gihugu cya Senegal, no mu bindi bihugu byaho hafi nagiye ndeba, nko muri Afurika y'Epfo. Umunyarwanda ahabwa akazi n'umubose ukodesha inzu, umunyarwanda akajya kubaka inzu muri ka kazi wa mubose ukodesha inzu yamuhaye. Niko bimeze muri Afurika, niko bameze. Nta munyarwanda ujye ugenda ngo anyurwe ngo akodesha, nawe aragenda akinjira muri system akamenya ati ako se nakubaka inzu yanjye gute. Ako kantu k'ubushishozi rero, none se ako niko katumye abakongomani batwanga, ako niyo ntandaro. Jewe nshaka impamvu wavuze, hari akantu komuje uvuga ati ku isi aho umunyarwanda agera cyangwa umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ntakundwa nk'uwasanze. Erega muri Kongo ntago turi kudiringa na Kongo, uretse njyewe uretse mbibabwire, muri Kongo ntago turi kudiringa na Kongo, turi kudiringa n'abanzi b'u Rwanda bagiye kuba hafi y'u Rwanda, kandi hafi y'u Rwanda ni muri Kongo. Ububiligi bwarirukanze ibintu bwadukoreye mu Rwanda, Abafaransa uzi ibintu badukoreye mu Rwanda, ariko bararebye baravuga bati uburyo bwonyine twarwana n'u Rwanda ni ukujya kuba mu mipaka yarwo. Uri kumva, kuba mu mipaka yarwo ni ugusansibiriza abanzi barwo. Rero ibyo bintu bigenda bifite ni isheni, ntabwo bavuga ngo ni ikintu kimwe cyatumye abakongomani batwanga, ni isheni y'ibintu, ni isheni. Hari abo bafatanyije nabo abanzi b'u Rwanda, ariko ikintu cy'umwihariko noneho cyo kibaho ni abantu bakoze jenoside muri 1994 bagahungira muri Kongo,
bamara guhungira muri Congo, kuko abo bari bahunze cyangwa basa n'abo bari bahunze mu Rwanda babasanze muri Congo hari abandi nabo bameze nkabo, baravuga bati nyamaze menya aba nabo tugomba urwango bari kuko mu Rwanda ntabwo bari bakowe n'ibyiza n'ubundi byari bibakuyemo, nibyo bagiye barakomeza muri Congo, kandi turabizi byabaye mu Rwanda ntabwo ari byiza, sina ngombwa ngo abantu banabisubiremo. Bivuze ngo rero dushatse twavuga ngo nyine baravandimwe bacu bakubite batababarira, bakubure kabisa, ntibakora amasuku. Nanone ikindi kintu nababwira cyane, nabasaba ko nibura nk'ubutumwa mwagenera abavandimwe bacu bafite imiheto mu ntoki, nyine mu yandi magambo bari kubikirasanira, ni nk'ubutumwa mwabagenera. Ndabizi bakurikirana Macho TV, turi abakongomani kandi n'abakongomani nibyo turi gukora nibyo kugira ngo tunabatera morale, ni nk'iyo message babahereza ku bijyanye n'ingabo za Sarambwe. Yes, twabashishikariza kudacika intege, ahubwo bagakomeza naho bataragera bakahagera, aho batarafata nanone bakahafata, bakajya gutabara abo bantu bahari, kuko ibyo bakora basa nkaho batumwe n'Imana. Imana ibayobora kuja kurenganura abababara, twababwira tuti rwose uwo muheto mufite mukomeze, kandi tukabwira abo barwanira nabo ko bategereze bihanganye ko igihe kizagera ingabo za Sarambwe zikabacura. Murakoze cyane. Murakoze. Njyewe mfite ubutumwa nagenera ku ntare za Sarambwe, ndabubagenera, ariko ndabugenera nanone nabo barwanirira, kuko ni twebwe, ubwo ndabugenera n'abandi nkanjye. Mu by'ukuri kwanza intare za Sarambwe turazishimiye, kuko mu gihe tuba turi hano nubwo tubujijwe umutekano no kuba nta gihugu cyacu dufite, ariko dutewe ishema no kubona ko hari abasore banze akarengane, bakavuga bati twanze akarengane, twinjiye ishyamba tugiye kurwanira uburenganzira bwa bariya bacu twasize mu nkambi, bwa bariya bacu bakomeje kubaho nta wabo bagira. Mu by'ukuri Imana igiye ibaha umugisha kandi ikomeze mu byo barwanirira bibe justice, bibe ubutabera bw'abantu bose, ariko by'umwihariko mu kudushakira aho tuba, kuko bakomeze umuheto, ntituzapfira imahanga ngo dusazire imahanga nk'abantu badafite igihugu. Barwane natwe tuzatahe mu gihugu, tuvuge tuti twari impunzi twaratashye. Njya numva abanyarwanda buriya babivuga, umunyarwanda ukumva arakubwiye ati njye nabaga i Buganda, numvishe ngo u Rwanda rugiye gufatwa, ndeka ibyo nari ndimo ndagenda ndataha nanjye njye iwacu, kuko bari bararambiwe itotezwa. Natwe itotezwa turarirambiwe, nta hantu tujya ngo twitwe ko turi iwacu. Mu Rwanda turi impunzi, muri Amerika bajyaho bari impunzi, za Australia, hose ahantu tugiye twitwa impunzi. Ariko igihe kizagera bamenye ko batari kurwanira ubusa. Izo mpunzi hari iziri kujya ku ishuri, hari abana benda kuba abaganga, hari abana benda kuba abapilote, hari abana bari ku ishuri muri iki gihe. Nubwo bari kurwana kuri tera, ariko igihe nikigera igihugu kizubakwa n'ibitekerezo, n'aba nabo bazagera nyuma nabo basubire mu Rwanda, tugire igihugu gifite abaganga, tugire igihugu gifite abantu bize ku zindi nzego zitandukanye. Ariko kuvuga ngo warize udafite iwanyu, burya hari ipfunwe rizanwa nabyo. Rero mu by'ukuri bakomeze umuheto, baturwanirire, kandi ikindi ntibatekereze ko kuba abantu nanone batari kumwe nabo muri iki gihe batari kurwana ari ubundi bugwari. Hari igihe ubuzima bugushyize ahantu nawe ubwawe utifuza kuba uri. Urugero nk'imyaka, hari abasaza ntekereza neza ko ubabwiye uti mumanuke mujye kurwana bakagiye, ariko kubera imyaka ntago bariyo. Hari abasore bafite ubumuga, hari abakobwa bafite ubumuga, ariko ibyo byose kuba abuze iki, iyo ugiye ukareba no mu byo bafite, usanga ibyo bafite nabyo byakwifashishwa kurwana intambara, kuko intambara ntabwo ni iy'amasasu. Ariko natwe ahubwo ikintu tubasaba, nibatubwire natwe intambara tugomba gusigara turwana hano muri isi. Twebwe iyo batubonye bumva ari iye ntambara twarwana, kuko turabizi harimo iya social media, hari iy'amagambo, harimo iyitumanaho, abantu kujya ku mateleviziyo bagatanga information ziriho. Kandi dufite abana bacu bize ibintu bya telecommunication, dufite
ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero ikindi nagenera abaharanirwa uburenganzira bwabo cyangwa se twebwe abo intare za Sarambwe ziri kurwanira, ntitujye tuba abantu bajyana n'umuyaga, ngo niba umuyaga ucitse imbaraga ngo nanjye imbaraga zikomeze zicike, ngo niba ngo numvishe ngo rero ngo hariya ngo numvishe ngo wikumva ngo niba uri umukristu, niba aho wizerera hose jya upfuka musenge, usengere abari kurwanira igihugu cyacu, usengere n'igihugu cyacu. Imana n'izi nzira bizacamo uburyo zizagorana, ariko twijya tuba abantu bajyana n'umuyaga, ngo niba umuntu aje ngo musanze poste ngo uri kuvuga ngo uwo muntu yivuze source ye niki, kuko uyu munsi itumanaho umuntu ashobora no kwicara mu ntebe agafata telefone ye agakora content akavuga ati ewana bazatse bazatse Goma, bazatse na hehe, ugasanga ba bantu bacu na ya courage bari bafite igize gutera. Courage yacu rero igomba guhoraho, courage yacu igomba guhoraho, tuvuga tuti igihe kizagera dusubire mu gihugu cyacu, turebe buri wese. Buriya mu kipe ntabwo buri muntu wese aba akina umupira, hari umukoci, hari n'umuganga ufasha abakinnyi bamaze kuvunika, hari n'ubahereza amazi, hari n'ugira gutya. Ibyo byose buri muntu akine muri nimero ye, ariko nimero yacu irangwe na courage. Murakoze cyane kandi turabishimiye, n'abakunzi bacu baraza kuba muri comment bari gutwandikira kabisa, ndabizi neza ko bari bashimire cyane. Murakoze cyane kandi tuzasubira gutaha. Murakoze cyane. Murakoze cyane.